dushimiye Imana data se umwami wacu Yesu kubw'uyu munsi turaganira gukunda Imana no gukunda abagenzi bacu. Nishimiye kubona Korali Siloam, nishimiye kubabona mwese muhaye mudufasha bari muri studio. Nageza aha nsubiza ibitekerezo inyuma, ndibuka imirimo ikorwa hano. Ntabwo twari tuzi ko COVID izaza, kandi ntabwo twari tuzi ko hari insengero zizakingwa tutazasenga. Ariko Imana ishimwe, Bibiliya iravuga ngo kubakunda Imana byose ngo bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ngo ababiba barira bazasarura bishima. Ngo nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishima azanye imibaye. Amina. Ndashimira Imana itorero rya Pentecote ko Imana yaduhaye aho tuzavugira ubutumwa mu bihe bigoye. Ibyo tutari tuzi data ureba byose yarabimenye. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Yohana wa mbere cyangwa se urwandiko rwa Yohana wa mbere, ibice 4 dusome umurongo wa 7 n'uwa 8, turongera dusome wa 19 kugera kuri 21. Bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Umurongo wa 19 turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Umurongo wa 20, umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyakinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye ntabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo ngo udakunda Imana, ukunda Imana akunde na mwene se. Amen. Kadusoreze gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana bice 13 umurongo wa 34. Ndabaye itegeko rishya ngo mukundane nguko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Amen. Ngaya magambo nifuje ko tuganira nkuko isanganya matsiko yacu iri. Zanejeje, hari indirimbo Siloam yaririmbye ndahasigara, ndahatinda cyane ngo iziba imbuto. Amina. Bigatuma tuvuga ivy'Imana ishaka, bigatuma tuvuga nka Yesu. Oh, hallelujah. Bibiliya iravuza hamwe rwandiko rwa Yohana wa mbere hariya ku bice 4 umurongo wa 19 ngo tuyikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Imana ishimwe kuko ariyo yabanje kudukunda. Imana ishimwe kuko ariyo yadushatse. Muri Yeremiya biravuga ngo iratwiyegereza kubw'ineza yayo. Nanjye Yesu yangiriye neza.
yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza, nimushime Imana, nimushime Data, yangiriye neza, yampaye agakiza, yampaye amahoro, yampaye ibyishimo, yangiriye neza, yangiriye neza, yo Yesu ashimwe cyane. Imana yatugiriye neza muri Kristo Yesu, zotugoye kwishaka. Hari aho Yesu yavuze ngo ntawaza Data atamureheje. Gukunda Imana no gukunda abantu bayo, aya magambo biragoye kumenya ikibanza n'igiheruka. Imana ngo ni urukundo. Hariya 20 havuze ngo ntiwakunda Imana udakunda mugenzi wawe wabonye. Gukunda Imana, gukunda abantu b'Imana, urukundo muri twe ni itegeko rya Yesu. Si ibyo tugomba kunegosiya abantu ngo bishoboye ngo wagerageza. Yesu aravuga ngo mbahaye itegeko, ni oda, ngo mukundane. Gukunda Imana ni umuhamagaro w'agakiza. Abaje muri Yesu bose bategekwa kwakira urukundo rw'Imana. Gukunda abantu ni imbuto twera turi mu gakiza. Haleluya. Mu Bagalatiya 5:22 imbuto z'umwuka, urukundo. Urukundo ni imbuto umukristo agomba kwera. Kugira urukundo, kugira urukundo ni iki? Kugira urukundo ni gute? Kugira urukundo ni ugutunga umutima uri mu Imana. Gukunda ni ugutunga Imana mu mutima. Urukundo mu mutima w'umuntu, mu bugingo bw'umuntu, ni icumbi ry'Imana. Niho Imana igomba kuba. Imana ni urukundo. Utagira urukundo Imana ntiyabona huye. Iyo mpamvu biribwa ngo murinde umutima kurusha ibindi byose birindwa. Baririmbyi murinde ibyuma cyane, ariko biriravuga ngo murinde umutima. Ntabwo mvuze ngo ntimukabirinde. Murinde umutima kurusha ibindi byose birindwa, ngo kuko ari mwe by'ubugingo bikomoka. Gukunda abantu bawe, gukunda abantu, gukunda umuryango wawe, gukunda itorero ryawe, gukunda abayobozi bacu, gukunda igihugu cyawe, ni bimwe mu biranga ya mbuto y'urukundo mu mutima w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo udakunda be ngo abahakanye ibyizerwa, kandi ngo ababaye mubi ngo hanyuma y'utizera. Mu ishuri rya Bibiliya nabaje umwarimu ndamubaza ngo umubi hanyuma y'utizera ninde? Aravuga ngo utizera ni Satani, umuntu udakunda umuryango we. Aravuga ngo ababaye mubi kuruta Satani. Mu rugendo rw'Abisirayeli baracumuye, Imana ngo ibwira Mose ngo ngiye kubarimbura. Iramubwira ngo muri wowe nzikurira mu rundi ruzaro.
ariko urukundo Mose yakundaga ubwoko bwe aravuga ngo mana nimba wabababarira ariko niba utabababarira ubanze unandukure niko kuvuga ati nanjye umbabe nkabo mpananwe nabo. Ayo ni amagambo akomeye agaragaza ibiri ku mutima w'umuntu. Abaroma 9:3 Paulo yaravuze ngo kubwa bene wacu b'umubiri ngo nakwemera no gutandukanywa na Kristo. N'amagambo aremereye cyane umuntu yatinya kuvuga. Aravuga ati nakwemera na Kristo tugatandukana kubwa bene wacu b'umubiri. Uwo ni umutima ugira umuryango wawe, urukundo rw'Imana rwasabye ngo mu mitima yacu kubwo mwuka wera, ariko ukazana abantu bawe. Urukundo ni ukugira ubuzima bwejejwe. Bibiliya iravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ngo nuwo kweza, kuko ngo utejejwe ntazareba umwami Imana. Urukundo ni ugutunga umutima w'imbabazi. Yesu yaravuze ngo nimutababarira abantu so mu ijuru nawe ntazabababarira. Iyo ukunda urababarira. Urukundo ni ugutunga umutima wa Yesu. Bibiliya iravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Urukundo ni ugushira mu bikorwa itegeko rya Yesu. Yavuze ngo mbahaye itegeko ryo gukundana. Iyo ukunda uba wayushira mu bikorwa ibyo Yesu yavuze. Gukunda ni ukuba umwigishwa wa Yesu. Ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Reka turebe gatoya urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana. Yohana 3:16. Bibiliya iravuga ngo yakunze abari mu isi cyane ngo bituma itanga umwana wayo ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo. Hari umwarimu wavuze ngo wafatiriya verse biblique ukayikura muri Bibiliya yonyine ukazuyigendana ngo bawikoreye Bibiliya ntoya yonyine gusa ifite ubutunze Bibiliya. Mu ndirimbo zo gushimisha haravuga ngo urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncungura. Amen. Urukundo rw'Imana. Indirimbo y'149 iravuga ngo nta warondora uko rungana, ni nkuba nta wabara, nta wagereranya urukundo rw'Imana yadukunze. Imana mu rukundo rwayo yaremye ijuru irema n'isi, irema umwana w'umuntu imurutisha izo yaremye byose. Zaburi 8 no kuri 5 haravuga ngo yenze hato, yenze gato kumugira nk'Imana. Haleluya. Uko umuntu ajya mwaravuze ngo tureme umuntu mu shusho yacu ase natwe. Nimwumve byo byose nibigaragaza urukundo rw'Imana yakunze umwana w'umuntu. Imana Bibiliya iravuga ngo yaturemeye imirimo myiza. Haruza wibaza impamvu ariho,
hari uza wibaza impamvu yavutse, hari uza wibaza impamvu atapfuye byenda mu bandi ariko uriho. Pawulo yaravuze ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo kugira ngo tuyigenderemo. Isomye Matayo hariya 25 murongo wa 35 n'uwa 36 hari imirimo ikomeye igaragaza twaremewe kandi igomba kuzagira ingororano kuri wa munsi. Yesu yabivuze abivuga mu migani, aravuga ngo nari nshonje murangaburira, iyo ugiye gusoza ariya magambo azavuga ngo ibyo mwakoreye bariya bato, ibyo mwakoreye abandi ngo nige mwabikoreraga. Iyo ugaburiye ushonje, iyo utanze ibiryo ku ushonje, uba wagaburiye Yesu. Yesaya bice 41:6 harabanga umuntu wese yatabaye mugenzi we akamubwira ngo komera. Ese umuntu wese muri ibi bihe turimo yagaburiye ushonje, uwo niwe mugenzi wawe Bibiliya ivuga, uwo niwe nshuti yawe Imana igira ngo witeho. Mu bami ba mbere 17 dusanga umupfakazi w'Isarepta wagaburiye umuhanuzi Eliya. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27 haravuga ngo idini itunganye kandi ngo itanduye niyita ku mfubyi n'abapfakazi, nigaburira abashonje. Ijambo rya kabiri aravuga ngo nari mfite inyota mumpa amazi, nari mfite inyota. Nimwumve imirimo icyo Imana yaturemeye, impamvu turiho. Ngo nari mfite inyota mumpa amazi. Hari umusamariyakazi wahaye Yesu amazi ku iriba, Yesu amuha umugisha amumara inyota. Yesu aradusaba ngo tumuhe amazi, Yesu arashaka ngo dutange amazi. Mu gitabo cy'Itangiriro 24 Rebeka yahaye Eliyazari n'ingamiya zinywa amazi menshi cyane. Yari afite ingamiya Eliyazari 10 kandi ingamiya imwe inywa amaritiro menshi, ariko ngo arazuhira bamwambika ikimenyetso agira umugisha abamuka Isaka umwana wa Abrahamu yinjira mu masezerano. Yesu Matayo hariya 10:42 haravuga ngo ni kirahuri cy'amazi. Bibiliya harabikoresha izina ry'agacuma k'amazi, ngo uzaheza umwe mu bana bubwa kuri wa munsi bizagira ingororano. Oh haleluya, haleluya. Ijambo rindi yavuzemo rikomeye aravuga ngo nari umushitsi. Burya itorero risabwa no gucumbikira abantu. Mu rukundo habamo kwakira abantu. Ntubaze nka wa muntu ngo yigize shyashya ngo arabaza ngo se mugenzi wanjye ninde. Hari abantu bashobora kugutumaho ngo barazi wawe mugakora mugategura, abo mwiganye, abo mukorana, ariko abo sibo Bibiliya ivugaga. Umugenzi utazi ukamwakira gusa kuko ari umwana w'Imana. Ngo nari umushitsi. Bibiliya itwereka Abrahamu yakiriye ngo abashitsi, arahaguruka bazana ikimasa barakibaga barateka
bararya babagabo ngo barya ngo baramubwira ngo Sara umugore wawe igihe nkiki tuzagaruka azaba akikiye umwana w'umuhungu. Oh haleluya. Kwakira gucumbikira abashitsi. Hari umupastori wifuje kubona Imana, ngo arasenga ashaka Imana, abwira Imana ko akeneye kuyikorera yarayibonye. Azavuga ati naganiriye nayo. Abwira abana ati ngiye gusenga, nihagira n'umuntu uza ntimukamubwire ko ndi hano mu rugo. Aja mu cyumba arakinga, arasenga. Munsi wa mbere urashira, munsi wa kabiri, munsi wa gatatu ari mu masengesho, Imana iraza. Imana iza iri mu shusho y'umuturage, umugabo w'umusaza arinjira, ngo yinjire abaza abana ngo se bana papa ari he, pasiteri yagiye. Abana bakuru baravuga ngo papa ntawe uhari. Abana bakuru burya iyo bashizemo ibintu barabivuga babifata uko. Akana gato ngo karamubwira ati barakubeshye papa ari mu cyumba mu masengesho. Yo mpamvu bari yabirize vuga ngo naba marayika. Ntiwamubwira ngo ahishe kintu kibibene biri. Ngo aravuga ati mugende mu mubwire. Barya bakuru kubera ko uriya wabo yaramaze kubavamo abivuze, baragenda barakomanga. Barinjira baramubwira ngo papa ihangane arashonje umunsi wa gatatu. Baramubwira ngo hano hari umushitsi. Arababwira ngo bana banjye sinamabwiye ngo uzaza muzamubwire ko ndahari. Ariko ngo arihangana araza, agiseruka muri salo sanze wa musaza arahagaze, ngo amureba mu maso aramubwira ngo nimumpe ku mazi. Ngo ahindukira n'abana arababwira ngo se amazi niyo muvuye kunkurira mu masengesho, kubera iki mutaya muhaye muha amazi. Abana bagiye kuzana ikirahure za bindi byiza biba mu kabati bitaza binyeganyezwa. Papa wabo ngo aravuga ati reka nimurebere muri bya bindi byanyu mukoresha. Burya tugira urugero duhaheraho abantu ukamenya uko wahera aho uri. Baragenda bazana bya bindi bya HCR bimwe by'icyuma, barakizana bakizanye bashiramo amazi, ngo araza ngo yakiriye. Bumvise ko bangwa asante Yesu, ngo mushake baramubura. Pasiteri avuze induru aravuga ati nizara yandiye ngo ndashaka Imana. None Imana ije iwanjye gusaba amazi, ninye n'ikirahure cyanjye ngo inyweremo. Icyo wamuhaye yaragitwaye. Ntabwo ntacyo bambwiye kubona. Icyo bamuhaye ngo yaragijyanye. Pasiteri yaciye mu nsengero agenda asaba imbabazi avuga ngo nirukanye Imana, nimye Imana amazi, nanze guha Imana kwinywera mu gikombe cyanjye. Bibiliya mu gutegeka kwa 2:10 umurongo wa 19 haravuga ngo muzakunda abasuhuke, ngo kuko namwe mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Egiputa. Muzamukunda abashitsi, mucumbikira abashitsi. Ijambo rya 4 ngo nari umukene, nambaye ubusa muranyambika. Ugize ngo wongere utekereze imyenda ufite, harimo abantu batakibuka. Ibiri mu isanduka, izindi ziri muri garderobe. Ariko hanze hari abakene, hanze hari abantu bambaye ubusa, hanze hari abantu bari bakwiriye kuvuga ngo Imana iguhe umugisha. Imigani 19 umurongo wa 17 haravuga ngo guha umukene ngo nukuguriza Uwiteka nawe azakwitura. Niwambika umukene uzaba wambitse Yesu, kandi Yesu azakwitura. Ndagira ngo nongere mbakangure urebe imyambaro ufite, urebe nabo wayihaho. Jambo rya 5
ngo nari ndwaye nimwumve imirimo, nari ndwaye muransura. Gusura n'umuco mwiza abanyarukundo, abakristo, abana b'Imana bakwiriye gutunga. Gusurana. Iyo dusomye muri Bibiliya dusanga Mariya ngo asura Elizabeth, ngo barahoberana buzura umwuka wera bahana amasezerano. Gusurana ni byiza cyane. Gusurana ni umuco mwiza w'abana b'Imana. Paulo yasuye ab'Efeso yaravuze ngo mwibuke yuko imyaka 3 ngo nayimaze ngo nsura abantu urugo ku rugo. Arakivuga ko yagikoze Paulo, natwe arakidukangurira gusurana. Gusura ni bandusura kubera kubasura. Hari igihe cyinshi usanga umuntu agira abantu runakazi azasura cyangwa basurana. Ntabwo ari abo ngabo dusabwa, ntabwo ari abo ngabo uzagirira ingororano. No gusura umuntu kubera urukundo rw'Imana. Imigani 25:17 haravuga ngo tuzagira ubwenge, ntugahoze ikirenge mu rugo rwa mugenzi wawe. Nukuvuga ngo mu gusura tugomba kugira ubwenge. Ijambo rya 6 riravuga ngo nari mu nzu y'imbohe. Bariya bari mu nzu y'imbohe tugomba kugira umwenda wo kubageraho. Bagomba gusurwa. Abafunzwe bagomba kugerwaho. Tugomba kubasengera, tugomba kubabwiriza, tugomba kubakomeza, tugomba kubaremamo umutima w'ibyiringiro. Nubwo imibiri yabo babakondane kubwirizo bakoze, ariko ubugingo bwabo bukabohoka. Imitima yabo tukayegereza Imana. Mu butumwa bwiza bwa Luka 4:18 Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jye kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Imbohe tuzibwire ko zibohorwa. Abo ngabo tugomba kubageraho. Iyi mirimo yose kuri wa munsi izagira ingororano. Itegeko rya Yesu yarazi ko Abayuda, yarazi ko bene wabo bafite amategeko 10 ya Mose. Bagaza bayigisha bakayavuga, abana bakayavuga, bakuru bakayavuga. Ariko mbere yo gusubira mu ijuru aravuga ngo mbahaye itegeko rishya. Urukundo ni itegeko rishya. Hari amategeko 10 ya kera yo mu isezerano rya kera yo kuri Sinayi yazanywe na Mose. Ariko hari itegeko ryazanywe na Yesu. Ni itegeko ry'urukundo. Gukunda Imana n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, ukayizera, ukayubaha, ukayikunda, ukayikorera n'umutima utaryarya. Icyakabiri ni ugukundana ubwacu, ni ugukunda mugenzi wawe. Bibiliya iravuga ngo umukunde nk'uko wikunda. Urukundo umuntu yikunda biragoye kurugera. Ugize ngo ubaze umuntu ngo se urukundo wikunda rurangana gute, ni rwinshi cyane. Bibiliya iravuga ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Ningo kuvuga ngo umwambike kuko kwambara, umugaburire kuko nawe warya. Kandi mugenzi wacu ntabwo ari wa wundi tubana mu rugo. Mugenzi wawe ni wa muntu musengana ushonje, ni wa muntu umurwayi, ni wa muntu ufite umubabaro, ni wa muntu ukeneye ubufasha.
urukundo ni ikimenyetso twakagombye kugira abantu bakarubona bakaza kuri twe bakaruhuka. Uzarebe muri protocol usanga abantu bambaye baje. Urukundo twakagombye kurwambara nka baje. Iyo ubonye umusirikari hariya uhita ubyibwira niba ukeneye ubufasha uravuga uti mfite iki kibazo. Kuko umusirikari nturinda kubaza. Umupolisi nuko, umuganga nuko. Umukristo, umwigishwa wa Yesu. Paulo yabibwiye Bikolosayi kuri 3:12. Aravuga ngo mwambare. Oh, hallelujah. Abaririmbyi dore mwambaye umwambaro. Mwambaye uniform. Aravuga ngo mwambare umutima w'imbabazi. Nineza no kwicisha bugufi. Aravuga ngo ikigeretse kuri ibyo mwambara urukundo. Oh, sifa kwa Mungu. Umuntu agira imyambaro y'imbere ariko murabona nambaye n'ikoti. Urukundo rwakagombye kugaragara nk'ikoti. Ikigeretse kuri iyo myambaro yindi. Hano yaravuze ngo mwambare umutima w'imbabazi, uno mwambaro umwe sinzi ko wawita, ngo mwambare n'ineza, mwambare no kwicisha bugufi, ngo ikigeretse kuri ibyo. Uzarebe ababyeyi arambara yarangiza akazana igitenge akifubika. Nukuvuga ngo urukundo rwakagombye kugaragara nka cya gitenge cyo kwifubika. Rwakagombye kugaragara kuri twe nka rya koti kugira ngo wanga ukeneye ubufasha abone uko yatugeraho kandi abone uko yatabarwa vuba. Ade uturemangingo Imana itureberaho ko turi abana bayo, ko turi abakristo, ni urukundo nimwe tureberwa, ko dukunda Imana, ko dukunda na bagenzi bacu. Bibiliya yavuze ngo udakunda ntiyazawe n'Imana. Abigishwa ba Yesu iki kintu baracyumvise cyane kandi barakigendera. Uzasanga ngo babaga hamwe bagasangira ibyabo, bari bafite itegeko ry'urukundo rwo kubana. Tuve muri teori, tuve mu magambo, tuje muri pratique. Twerekana urukundo dukunda bagenzi bacu biri mu bikorwa. Bibiliya iravuga ngo mwe gukundana urumamo. Urumamo ni urukundo ngo rw'amagambo. Urumamo ni urukundo rwo ku rurimi, ni urw'amagambo. Ariko urukundo dusabwa ni ibikorwa, ni ya mirimo myiza muri Kristo Yesu Imana yaturemeye kugenderamo. Reka mvuge aya magambo y'unsoza. Ngiye kubabwira ibintu 15 nk'imirimo y'urukundo. Cyambere uko rumera cyangwa rusa ngo rurihangana. Rwandiko rwa Bikorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 4 n'uwa 7. Rurihangana, rugira neza, ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntiruzaruhubuka, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Rukundo nubwo mwene se yacu murarababara ararira kuko aramukunda. Rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Reka mbabwirire ijambo tujye gusenga Imana. Ngo niyo nyoze nkamushavuza, ntareka kunkunda ndakwiriye. Imana idufashe twakira urukundo rw'Imana. Imana idufashe dukunde bagenzi bacu. Ni itegeko rya Yesu
nibyo bizatugaragaza, nibyo bizaturanga ko turi abigishwa ba Yesu nyakuri. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusengane hamwe n'abadukurikiye. Muririmbyi yaravuze ngo nubona utagifite urukundo uzamenye ko uwo mwuka yagiye. Urukundo niko rutugaragaza ko tugifite umwuka w'Imana. Gutunga urukundo, kugira urukundo mu mitima yacu ni ikimenyetso cy'abana b'Imana, cy'abana b'Imana. Ngo bamwizeye bose yabahaye ubwo bushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Ndagira ngo muri uyu mugoroba wowe utwumva, ndagira ngo muri uyu mugoroba wowe turi kumwe, Bibiliya yavuze ngo niyo yabanje kudukunda, natwe dusabwa kuyikunda. Ariko dufite n'inshingano duhabwa n'ijambo ry'Imana ryo gukunda bagenzi bacu. Reka nsabe pasiteri igira hafi, dufatanye dusenga Imana, twinginga Imana. Imitima yose abo turi kumwe, abari kure yacu badukurikiye bifuza kwakira urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruhindura umuntu kuba umwana w'Imana. Urukundo rw'Imana rurabohora. Urukundo rw'Imana ruzana umudendezo. Urukundo rw'Imana rurema ibyishimo mu muntu. Ya ibyakera bikaba birashize, umuntu agahinduka icyaremwe gishya. Ngaho dusenge Imana. Mana data, Mana isumba byose, turagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe. Hallelujah. Tugushimiye urukundo rwawe rutagira akagero, urwo wadukunze tutari beza ukemera kwitanga Kristo. Turagushimiye. Tugushimiye kandi ko uru rukundo n'imbuto ikwiriye kuba muritwa mu ijambo ryawe. Twumvise neza ko dukwiye kugira urukundo. Nyemera data buja wera, bene data bashiki bacu bumvise iri jambo, turagusabye Kristo kugira ngo iri jambo rishinge imizi kandi rikure mu baryumvise. Uduhe kwera imbuto zarwo, uduhe kugenda uko ushaka mu rukundo rwawe. Kandi databuja nyemereho umugisha w'umugaragu wawe kubwira ijambo, twese dusangira ibyiza. Urakoze uragahora ku ngoma, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.